ijambo ryayo. Uburyo bworoshye bwo kumenya umumaro w'ikintu ni ukubaza uwagihanze. Ni nako byagombye kugenda ku buzima bwawe. Niba ushaka kumenya intego yabwo, baza Imana. Ntabwo Imana yadushyize mu rujijo n'umwijima ngo duhore twibaza kandi dushakisha. Imana yahishuye neza intego 5 z'ubuzima bwacu ikoresheje Bibiliya. Nicyo gitabo cy'uwaduhanze gisobanura neza icyo tubereyeho, uko ubuzima bukora, ibyo tugomba kwirinda n'ibyo tugomba gutegereza biri imbere hazaza. Bibiliya isobanura neza ibyo bya bitabo byigisha kwirwanaho cyangwa n'ibindi by'abahanga bitashoboraga kudusobanurira. Bibiliya iravuga ngo ubwiru bw'Imana bugera imbere mu migambi yayo. Ntabwo buduhishurira iby'iki gihe gusa, butubwira n'ibyahise iby'Imana yashyiriyeho mbere y'ibihe kuzaduhesha ubwiza buruta ubundi. Ntabwo Imana ari itangiriro ry'ubuzima bwawe gusa, ni nayo soko yawo. Kugira ngo ushobore kumenya umugambi w'ubuzima bwawe, ugomba guhindukira ijambo ry'Imana aho gushakira mu bwenge bw'isi. Ugomba kubaka ubuzima